Muri video y'uyu munsi ngiye kwereka uburyo ushobora kotsa ifi mu rugo bworoshye kandi bitakugoye. Nyine niba uri umuntu ufite ifuru nkwereka uburyo ushobora kotsa ifi imeze neza gutya kandi kaza iryoshye. So welcome to my YouTube channel. Ku bantu bashyashya hano rero nirwa Simple Ann, nkura ama content cyane cyane ajyanye n'ibyo mu rugo, guteka, gutegura ndetse no gusaza. So tangira rero ufata ifi yawe uyitunganye. Hano ngene namaze kwitunganya nanayogeje. Ifi ugiye kotsa urayoza neza pe, urayoza neza kujye twatwanda twose mu gihanga cyayo, ukayoza mu nda kuko biri birekeyemo ukuntu by'ifi yawe ukumva irarura. Hanyuma uyifate igende ikataho gutya ku ruhande kugira ngo ibirungo bibashe kuza kwinjiramo neza. Nyine wakuyeho tugaragamba twose, nyine ifi imeze neza. Hari n'abantu batazi gutunganya ifi. Niba haraba hari muri comment mumbwire ati uzatwereke n'uburyo umuntu yatunganya mu n'ifi. Impamvu ducaho nyine gutyo tuturungo no kugira ngo n'ikirungo kize kujyamo. Ufata baking tray yawe rero uhangiza ukayirambikaho. Fomine ise ntegura n'ibirungo ndi buze gukoresha, nakoresheje poivre, tungurusumu, poiro ndetse n'igitunguru gisanzwe. Ufite ibindi birungo ukunda ushaka gushyiramo ushobora kubishyiramo. For me nuko nguko rero nabiteguye. Murabibona ntako ntagize nyine muri make. Nkomeze rero gusaba abantu bari hano, please content irafuna. Ntukajye mubona abantu burya content irafuna. That's why ndi kubabwira ati sha please niba uri hano pe ndakwinginze kora subscribe, ndabigusabye. Kora subscribe turebe ko pasi twakuzuza abantu 1000. Abega kandi sharing video yawe undi mushiti wawe nawe yisharing abandi. Dangi fatana cya gitungu ndagikata. Impamvu ndi gufata binini nuko nari ngiye kwita mbi blending. Udafite blender aho harabisekura harabya biterwa ngiye. Impamvu nshyiraho ibirungo bimeze gutya, hari n'ababishyiraho mo gutya gusa bitageze. Ngiye no kugira ngo ibirungo byinjiremo nyine imbere, kandi nkunda ibi birungo nyine biri naturel cyane. Nahise nshyiramo curry powder, nshyiramo na black pepper, paprika yashize nayifite ushobora kuyongeramo. Hanyuma ukabivanga neza gutya nyine ukabikoroga, ndetse na soy sauce. Ibi ngibi ngiye nubwo buryo nyine nkora ikirungo ngiye kogesha ifi, nyine mbende bivanga gutya tu. Nashyiramo n'amavuta, kandi mavuta ngende bize gukinira ayangaya kuko n'ifi burigira amavuta uzarebe biri gukura mu biraza ibintu byo mu nda. Haba harimo amavuta menshi, ariko kose ni gutarakora ifi. Iyo uri gutunganya ifi ubona ko nayigira nyine amavuta menshi cyane. Warangiza ugafata bya birungo wagize ugashyiramo n'umunyu, kuko ngiye nta wundi munyu nza kuza gushyiraho, uyu nguyu niyo nza kuza gukoresha. Nangiza nkabivanga gutya nyine ndi kubigenza, nangiza nkabisiga kuri yafi. Yego nukuri ubungubu ndi gukora video nabuze abantu banayirebuje gukora video gutya yakuvunye ukabona ntubonye n'abantu 100 byibuze bayireba. Sha birababaza. Mujye mundeba munkunde, nikore subscribe. Fata yafi yawe rero ubanze usige indimu ya citron, hanyuma ufate bya birungo wakoze, hanyuma ubisigeyo. Cyangwa nkora video zitarimo nyine voice over, tujye tuyikora iyi live mvugire aho ngaho, nta bintu byo kuza gushyiramo ama voice over. Nibyo sawa? Mumbwire muri comment ko mubyumva. Sinkajye nkora voice over, ubwo tujye tuyikora direct tuhita dupostinga, nta bintu byo kuza gushyiraho mu voice over cyangwa ibiki. Mwege mumbwira uko mubyumva. Fata ikirungo cyawe gisigamo neza, na hahandi wagiye ucaho ku ruhande ugenda usigamo ikirungo ku buryo kiri bwinjiremo nyine hose neza, nta kibazo. Gutya nyine ndi kubigenza. Nyuma yo gusigamo rero ibirungo byawe, ifi yawe nyine umaze kubona ko ikirungo cyagiyemo hose no mu mutwe hose, nyine wayisize neza, arifata ukayishyira kuri grill yawe cyangwa ugiye kuyokerezaho. Impamvu nyonyotsa gutya itarambitse ku plateau no kugira itaza kuza gufataho hari hasi. Hari n'aba even bakoresha aluminium niyo nziza buriya, nuko ntayo nari mfite. Niyo nziza nyine ituma yo ifi ishya neza hose. Barifami nakoresheje akangaka ndanije nshyiramo ubushyuhe hasi no hejuru hose cyane. Nyine nahise mfata n'ibirayi bibiri bicamo kabiri, nabyo ndanije mbisiga kuri cya kirungo nari nakoze. Ndangije nyine mbisaturaho hejuru, nabyo ndangije mbishyiramo
ndabibekinga nawe kugira ngo bize nabyo gushya tubone icyo turisha iyafi yacu. So rero murabona ko kotsa ifi ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu nawe ushobora kwikora mu rugo. Gusa hari n'ubundi buryo bundi bugiye butandukanye tuzajya tugenda tugerageza. Ni mukore subscribe kugira ngo video zitazajya zibacika, munambwire n'ikindi kintu mwifuza ko dukora muri video z'ubutaha, sibyo? Ndabibasabye. And then nyuma y'iminota nka 20 cyangwa 30 nahise mfata sauce de tomate cyangwa tomato paste nyivanga na cya kirungo kindi cyari cyasigaye kugira ngo ifi yacu ize kuza gushya ari umutuku. Hanyuma nacyo ndangije ndabikoroga, maze kubivanga neza nahise ngenda mfata yafi ndagisiga iki kirungo rero gituma agafi kawe gasa noneho gasa umutuku nyine. Ushatse ushobora kubishyiranamo na kuriya watangiye, ariko for me nkunda ko iyo nyingi bimaze kwinjiramo ngaruka nkongera ngasiga. Ubu ngende kubereka ngiye uburyo ubu ngubu ntekamo. Nawe mujye muri comment mutubwire uburyo mwege mwotsa mwifi, ibyo nakoze nabi, ibyo mubona nkwiye guhindura. Niyo mpamvu nyine umuntu aba ari hano kugira ngo tuganire, kugira ngo twunguranye ubumenyi, kugira ngo dusharinge ibyo umuntu afite abisharinge bagenzi. And then maze kuyisiga neza gutya ifi yanyu muri kubona ko nari maze kuyisiga, nahise nongera nyisizamo ndayikongerera cyangwa indi minota 30. Tayari ifi yacu yahiye. Urabona ko ifi yacu yasaga neza, nari nabikuyemo shyiraho agatunguru hejuru, ndagije n'ibirayi nshyiraho ka mayonnaise kavanze na ketchup, and then niko byari bimeze. Ifi yari iryoshye pe, yari iryoshye nyine, yari ifite icyangwa wayirya gukumva ko ari ifi iryoshye ifite icyanga. So rero nawe nicyo gihe rero ngo nawe utangire kwira ifi. Ndabizi ko noneho ifi ahantu hose ziraboneka, hari abantu benshi bacuruza amafi, nanjye aho nayigure nta mvugaga kuko ntago wabura ahantu ugurira ifi mu Rwanda. Noneho muri iki gihe ifi yari iryoshye, ushaka kuyikora mu muryango wawe, ushaka no kwisangira n'abafite bawe. But for me ifi nagiye kwitsigura nsanga ngo hari ifi ntoya, niyo mpamvu nyine itavuyemo ari nini. Naguresheje ifi ntoya kuko nari navuze ko ngomba kurya ifi kandi ntacyo ari kumpagarika. Nuko rero ifi yacu yahiye, muri kubona ko yahiye neza, imbere hose irasa neza kandi iraryoshye pe. Nawe uzayigerageze mu rugo kandi ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video z'ubutaha. Wakoze kubana nanjye rero, bye. Tuzobonera muri video y'ubutaha. Nkomeza kubashararika ko umunsi ukurikiraho biba ari byiza kurushaho, kandi mwakoze kubana natwe. See you, bye bye, ciao ciao.